burya CV twize muri sogondere ndetse na za primaire, menya yuko iriya CV ntago yuzuye kandi nta nubwo ihagije ku muntu waba urimo ushaka buruse cyangwa akazi. Niba uri umunyeshuri nyemera tujyane nkwereke uburyo wakora CV nziza yuzuye ikaba yabasha kuba yakurura abantu mu kuguha buruse cyangwa full scholarship. Rero menya zino stage zigize CV. Niba nawe ushaka full scholarship cyangwa ukaba urimo waprayinga, menya yuko nta hantu na hamwe batazakwaka CV cyangwa umwirondoro wawe. Igihe wakoze CV nziza, menya yuko ugomba no kubona ibyiza. Hano ku Ikibazo TV ngiye kukwereka inzira zose, mwereke n'ibintu bigize CV yuzuye, mwereke n'uburyo wakwiyandikira CV nziza imeze neza, ukaba wabasha kuba wakompeta n'abandi mu kutangwa kwa buruse. Hanyuma wowe menya bino bintu bigize CV. Mbere na mbere tudatinze, teka ubanze ufate urupapuro waba ugiye kuyikorera muri mashini cyangwa ugiye kuyikora mu buryo bw'inyandiko ukoresheje intoki. Ariko cyiza niba ukoresha computer cyangwa telefone, reka nkwereke uburyo wuzuza iyi CV yawe. Hejuru ku ruhande utarutse nka santimetero 5 uvuye mu kuboko kw'iburyo k'urupapuro, andika ijambo curriculum vitae. Curriculum vitae ubwo ni CV mu magambo arambuye ahinnye. Iyo CV rero niyo ugiye kwandika. Hanyuma cyandika curriculum vitae byaba byiza uyanditse muri caps lock, ukayandika mu magambo y'icyapa, cyangwa ukandika ka mu cyapa curriculum nava ukayandika mu cyapa, hanyuma ugakomeza. Hanyuma ugahita utaruka imirongo ibiri. Ibyo bintu bigomba kuba biteganye neza. Iyo curriculum vitae taruka imirongo ibiri, wandike personal information biteganye ku murongo umwe, za santimetero 5 watarutse uvuye mu gihande cy'ubumoso bw'ukuboko kwawe. Hanyuma nutaruka imirongo ibiri y'urupapuro, ubwo niba ari kuri mashini urabyaranja usigemo iyo space, wandika ijambo personal information. Iyi personal information ni ahantu wuzuza amakuru yihariye kuri wowe. Hanyuma ugahita utaruka umurongo umwe w'urupapuro, nakubwiye yuko biba biteganye, ukandika akadomo, ukandika name, ubwo ugashyiraho izina ryawe. Bya byiza urabanza izina ry'irinyamahanga uherutse izina ry'ikinyarwanda. Hanyuma hasi utaruka undi murongo umwe w'urupapuro, wandike kandi kadomo, wandike email. Hanyuma ite wandika email. Bya byiza ukoresheje email ibaruye mu mazina yawe, niba koko ushaka gukora CV izaguha buruse cyangwa full scholarship. Hanyuma hasi wandike phone number. Niwandika phone number ku kandi kadomo urandika phone number, wandike nimero ya telefone guteranya 450 07 kangahe, uhite ukomeza. Hanyuma hasi yaho ku kandi kadomo urongera utaduke undi murongo umwe w'urupapuro, wandike address cyangwa aho utuye. Niba urimo ushaka buruse hano mu Rwanda, hera ku ntara. Cyangwa niba ushaka buruse, ushaka gukora buruse CV izaguha buruse yo mu mahanga, hera ku gihugu cyawe wandike Rwanda. Iyi CV ikoreshwa mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, ariko icyiza CV nziza niba iri mu ndimi z'amahanga ziri international language. Hanyuma wandike address, wandike hasi Rwanda, intara urandika igihugu, munsi wandike intara, hasi wandike akarere, munsi wandike umurenge, hanyuma wandike n'akagari. Bya byiza ugarukiye ku murenge cyangwa ku kagari nta kibazo. Hanyuma ukimara kwandika personal information, ubwo ni iyo kategori ya mbere. Hasi rero tutaruka utundi turongo tubiri tw'urupapuro. Numara kwandika utwo turongo tw'urupapuro, ujye ku yindi kategori wuzuzamo icyo bita personal statement cyangwa ibyo wihariye kuri wowe. Hano nicyo kintu cy'ingenzi ndi bubanze kukwereka hano muri CV. Umenya yuko muri CV twize muri secondaire ibi bice ntago byari birimo neza, hari ibintu byinshi byaburagamo. Igihe rero ufasha iyi CV wakoreshaga muri secondaire, ugafata iyo format tukaba ariyo wuzuza, menya yuko nta kintu iyo CV yakumarira. Iyo CV nta kintu yakumarira kuko hari ibintu byinshi biburamo. Ariko hano ku Ikibazo TV nibyo ngiye
kukwereka. Icyo ugomba gukora we ni ukanda subscribe ugafungura inzogera yawe kugira ngo aya makuru meza kandi y'ingenzi atazajya gucika ujye uyabona mu bambere. Kandi biba byiza iyo utehereranye aya makuru ugakanda share ugasharinga n'inshuti zawe kandi ukarayikinga iyi video nkareba uburyo ki mwayikunzemo. Bya byiza unanyandikiye no muri comment y'igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka yuko twazakoraho ubutaha n'ibyo utari gusobanukirwa neza muri izi video tuba twabahaye. Hanyuma hasi urongera utaruka uturongo tubiri k'urupapuro wandike personal statement cyangwa ibyo wiha nk'intego. Hano reka dufate nko ku munyeshuri wenda wiga siyanse, wize siyanse, ubwo nawe bitewe ushaka warize ubukungu, warize tourism, accountability ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye muri kombinezo nyinshi ziboneka hano mu Rwanda cyangwa no hanze y'u Rwanda. Iyi CV irakureba. Hanyuma reka dufate nko ku munyeshuri wize siyanse. Hano muri personal statement ukimara kubyandika urahita utaruka umurongo umwe w'urupapuro. Nakubwiye yuko biza kuba biteganye neza, harimo range ya santimetero 5. Hanyuma utaruka umurongo umwe w'urupapuro ushobora wenda kwandika I'm the highly motivated and disciplined student with a passion for the science, particularly in the field of medicine. Cyangwa ati ndi umunyeshuri ufite ishyaka n'imyitwarire myiza, nkunda cyane ubumenyi by'umwihariko mu bijyanye n'ubuganga. Hanyuma ugakomeza I'm eager to pass a career in the healthcare and contribute positively to society by promoting healthcare accessibility and quality. Cyangwa ati ndashaka gukomeza umwuga mu buzima bw'abantu kugira ngo ngire uruhare rwiza mu muryango binyuze mu kunoza uburyo bwo kubona ubuvuzi bufite ireme. Icyo gihe iyo ugaragaje iyi personal statement cyangwa ibyo wiha nk'intego bahita babona yuko uwo munyeshuri rwose iyo buruse itagomba kumucika kuko afite intego nziza. Hano urabitondeka nk'uko ndi kubikubwira. Hanyuma ugisoza iyo personal statement urongera ubare range y'uturongo tubiri dutambitse uze ku yindi kategori ugiye kuvugamo objective cyangwa intego yawe. Urataruka uturongo tubiri hanyuma wandike objective cyangwa intego yawe. Twavuze ko tugiye gukorera wenda nko ku muntu wiga siyanse. Hanyuma ucyandika objective urongera utaruke umurongo umwe w'urupapuro hanyuma wandika wenda to pass a bachelor's degree in medicine to acquire the necessary knowledge and skills to become a qualified medical professional. Cyangwa ati intego yawe yanjye cyangwa yawe guharanira impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere mu buganga kugira ngo menye neza ubumenyi n'ubushobozi bukwiye mu buvuzi. Icyo gihe rero iyo objective yawe ibitomoye ati ugakomeza ati my goal is to contribute to improving healthcare by providing quality medical services and promoting health awareness in my community and beyond. Hangwa ati intego yanjye ni uguteza imbere serivisi z'ubuvuzi binyuze mu gutanga ubuvuzi bufite ireme no kuzamura ubumenyi ku buzima bw'umuryango no hirya no hino mu gihugu. Hanyuma iyo ugaragaje ibingibi rwose menya yuko iyi CV yawe ifite intego nziza, kandi nibajya gutanga full scholarship cyangwa buruse menya yuko kubera iyi ntego yawe ufite niyo iri buguheshe buruse. Hanyuma no ku bantu baba bashaka gukora CV y'akazi muze kunyandikira muri comment ndaza kubibabwira. Kanda subscribe hanyuma dukomeze. Hanyuma ugisoza iyo objective cyangwa intego zawe washyize muri iyo CV urongera utaruke utundi turongo tubiri tw'urupapuro dutambitse hanyuma ujye ku yindi stage. Nuko bigomba kuba biteganye urandika tugiye kuri stage ya education background cyangwa amateka y'amashuri wagiye wiga kuva primaire kugeza secondaire. Hano turimo turakora CV wenda y'umunyeshuri ushoje secondaire. Hanyuma urahita utaruka akarongo kamwe wandike primary education. Byabyiza uhereye ku cyiciro cyo hasi
kuzamura. Hanyuma primary education ubwo ni amashuri wize, amashuri abanza. Hanyuma hasi urandika akadomo ka mbere urashyiraho school, ikigo wize muri primaire. Hasi ushyiraho years attended, uvuga yuko wahize kuva muri uyu mwaka kugera muri uyu mwaka. Iyo ushoje nyine ako kadomo urandika school, utudomo tubiri, hanyuma wandika ikigo. Hanyuma school attended urashyiraho utunuze tubiri, aho wandike umwaka watendinzemo iyo primary education. Hanyuma hasi urahita utaruka kandi karongo k'urupapuro wandike ordinary level, cyangwa mu cyiciro rusange wizemo kuva senior 3 up to senior 3, senior 1 up to senior 3, sorry. Hanyuma nurangiza utaruka akarongo kamwe k'urupapuro wandike akadomo, wandike school, ikigo wizeho muri ordinary level, handike ikigo wizeho. Hanyuma wongera utaruke akarongo kamwe ku kandi kadomo wandike years attended, cyangwa imyaka wize muri icyo cyiciro rusange, ubwenda nuguhera muri uyu mwaka kugeza muri uyu mwaka. Hanyuma gisoza iyo primary education uhita wongera utaruka akarongo kamwe wandike advanced level, senior 4 up to senior 6, mu cyiciro cyisumbuyeho cyagutse wizemo. Hanyuma nurangiza urongera utaruka kandi karongo k'urupapuro ku kadomo ka mbere urandikaho school name, wandike izina ry'ikigo. Hanyuma utaruka kandi karongo ku kandi kadomo wandikeho combination, cyangwa umwuga wize muri advanced level. Twavuze yuko turimo turakora sivenda y'umuntu wize science, reka dusuppose ko yize PCB, ubwo physics, chemistry and biology. Hanyuma hasi ahita ataruka akandi karongo kamwe yandike final grade, ubwo ni amanota yagize, wenda avuga ati nagize aya ngaya ku ijana. Hanyuma byaba byiza ugaragaje na aggregate, dore yuko ni ufite aggregate nziza, gira aggregate. Wenda niba ari muri physics ufite B yishyiremo, muri chimie ufite A yishyiremo, muri biology ufite yishyiremo, cyangwa n'andi makombinezo wagiye wiga. Ushobora warize accountability, computer science, art and design, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye wabishyiramo. Hanyuma hasi ku kandi kadomo ugahita wandika years attended, ugahita wandika umwaka wigiyemo iyo advanced level. Hanyuma hasi iyo uhavuye uhita usimbuka utundi turongo tubiri ukandika skills and competence. Skills and competence ni ubumenyi ndetse n'ubushobozi ufite. Hanyuma uhita utaruka akarongo kamwe wandike akadomo kamwe urandikaho stronger foundation in the science subject, cyangwa ni accountability, cyangwa ni art design, hotel management, n'ibindi byinshi wagiye wiga muri iryo somo. Hanyuma ugahita ukavuga yuko ufite ubushobozi bukomeye muri ayo masomo wize muri advanced level. Ubwo wenda bati stronger foundation in the science subject physics, chemistry and biology, ati ufite ubushobozi bukomeye mu masomo ya science, ubugenge, ibinyabutabire n'ubunyabuzima. Hanyuma hasi kandi karongo ukandika excellent problem solving ability, cyangwa ubumenyi bwo gukemura ibibazo ufite. Hanyuma kandi karongo ko hasi ukandika kadomo ukandika leadership and organizational skills, cyangwa ubumenyi bwo kuyobora ndetse no gutegura ibikorwa neza ufite. Hanyuma hasi ukandika teamwork and collaboration, cyangwa gukorana neza n'abandi mu matsinda. Hanyuma hasi ku kandi karongo kandi gakurikiyeho ukandika time management and discipline, cyangwa gucunga neza igihe no kugira imyitwarire myiza. Hanyuma hasi utarutse kandi karongo hasi ugahita wandika basic computer skills, ubwo ni Microsoft Word, Excel and Internet research. Ukavuga yuko ufite n'ubumenyi bw'ibanze mu gukoresha mudasobwa muri Microsoft Word, Microsoft Excel, ndetse no gushakisha amakuru kuri internet. Ibyo ngibyo nabyo ugomba kuba uri umunyeshuri usoje segonderi ubizi. Hanyuma iyo urangije ibi ngibi muri skills and competence uhita utaruka utundi turongo tubiri ukajya ku yindi kategori ivuga computer literacy, cyangwa ubumenyi n'imikorere ufite kuri mudasobwa. Hanyuma urangije kwandika ibyo utaruka akarongo kamwe ukandika proficiency in Microsoft Word and Excel for document creation, data organization and analysis. Ibyo nta muntu utabizi. Ati nzi gukoresha Microsoft Word na Microsoft Excel mu gukora inyandiko no gutanga amakuru no kuyasesengura.
icyo gihe rero bahita babona yuko rwose uri umunyeshuri ukwiye CV. Nandi gukora CV y'umuntu ushoje secondaire ufite kaminuza, ibi nawe birakureba. Hanyuma hasi utaruka kandi karongo ukimara kwandika ibyo ngibyo ukandika skills in internet research for academic purpose include assessing scientific journals and reliable health related resources. Ati mfite ubushobozi bwo gushaka amakuru kuri interineti mu nyungu z'amasomo yanjye, harimo kugera ku binyamakuru by'ubushakashatsi bifite ireme. Icyo gihe rwose babona yuko uri umunyeshuri data igihe cyawe kuri interineti, ukaba kuba wabasha gukompeta n'abandi bakoze CV. Iyi CV rwose nubasha kwikora neza, menya yuko ufite amahirwe yawe 100%. Icyo ugomba gukora ni ukureba iyi video, hari akantu kagucitse ugasubiza inyuma, nta kibazo, biremewe. Hanyuma hasi uhita wandika icyo bita basic understanding of PowerPoint for creating presentations. Hanyuma cyangwa ukaba yuko ufite ubumenyi bw'ibanze bwo gukoresha PowerPoint mu gukora inyandiko. Hanyuma ishoje ibyo ngibyo utaruka utundi turongo tubiri, ukaza icyo bita award and achievement. Ni ibihembo n'intego wagezeho muri iyo myaka wizemo. Ushobora kuba yuko ufite award best student in physics during senior 5. Ushobora kuba wagize igihembo cy'umuntu witwaye neza mu bugenge mu mwaka wa 5 wa secondaire, cyangwa ukavuga yuko wakiriye certificate for excellence, received a certificate for excellence for leadership in the science club, cyangwa ati nahawe icyemezo cy'ubushimwe kubera kuyobora neza mu muryango wa science. Hanyuma hasi ukandika recognized for outstanding performance in chemistry during senior 6. Yavuga yuko washimwe cyane ku myitwarire myiza mu masomo wagiye ugira, haba nko muri chemistry ndetse n'ayandi. Icyo gihe ugaragaje bino bintu utabona yuko uyu munyeshuri yagize na award ndetse akaba yaranageze no kuri byinshi kandi byiza. Uyu muntu akwiye buruse cyangwa akwiye kano kazi igihe wenda urimo urasaba akazi kerekeranye n'amasomo yawe. Hanyuma ishoje ibyo ngibyo uhita utaruka utundi turongo tubiri, ugahita uza hasi ukandika training and workshops cyangwa amahugurwa n'amakoperative. Hano ushobora kuba yuko attended a workshop in first aid and emergency response in 2023. Ati natangiye amahugurwa yo gutabara no kwita ku bantu mu gihe cy'ibihe bidasanzwe, wenda mu mwaka wa 2023 ni urugero. Hanyuma we bitewe n'ishami wize ushobora gushyiramo attended workshop. Nawe warizita plan wavuga yuko ari ibyo watendenzemo mu guhanga udushya ndetse no kwihangira imirimo. Niba ari art and design, vuga ibintu nyine wagezeho. Hano iyo bigaragaje tabona yuko uri umuntu udasanzwe ugerageza gukoresha ubumenyi bwawe mu guhanga udushya ndetse no kugira ibintu ugeraho. Hanyuma hasi ugita wandika wenda completed online course or medical research basics. Hanyuma ukavuga yuko warangije isomo ryo kuri internet ry'ibanze ubushakashatsi bw'ubuvuzi runaka, cyangwa ukavuga yuko wari umuntu ushakisha amakuru mu kwihugura mu bintu bijyanye n'ayo masomo wize, ndetse ukavuga n'ibyo wagezeho, niba ari nk'agashinga wakoze, warize entrepreneurship, warize andi masomo. Icyo gihe rero ugira akantu kazabasha kwerekana yuko hari ibintu wigiye kuri online. Menye yuko hejuru wavuze yuko uzi gukoresha computer mu gushakisha amakuru agezweho mu masomo yawe, ugahita ubigaragariza muri iki cyiciro cya training and workshops. Hanyuma iyo ushoje icyo training and workshops utaruka utundi turongo tubiri, ukaza ku kindi gice cyitwa professional experience cyangwa uburambe mu kazi. Niba ufite uburambe ushobora ati volunteered at the local health clinic, assisting nurse and doctor in providing basic healthcare services. Ati nakoze imirimo y'ubwitange ku ivuriro ryaho, fasha abaganga anaforomo. Ubwo hano uvuga muri ya training wagiye ukora cyangwa kwa kwihugura, ubwo mu Kinyarwanda babyita ni ukwihugura cyangwa kwimenyereza umurimo, bya bindi wagiye ukora ukiri umunyeshuri kugira ngo wimenyereze umwuga muri ayo masomo wiga.
ni stage muri ndimi z'amahanga. Stage ubwo ni professional experience ku muntu ushoje senior 6. Hanyuma rero iyo ubivuze ushobora kuba utabifite utadukomeza tutari kutundi turongo tubiri ukaza hano hasi wandika extra curricular activity cyangwa ibikorwa by'inyongera ku masomo yawe. Volunteering cyambere ushaka kuvuga utaruka karongo kamukandika volunteering assisted young student with the basic subject tutoring study group at GS runaka, cyangwa ati ubwitange wagize ati nafashije abanyeshuri bato kwiga mu matsinda ku masomo yibanze muri iryo shuri runaka cyangwa muri icyo kigo. Icyo rero iyo ugaragaje extracurricular activity bituma yuko babona yuko hari icyo ufasha abandi, yuko ubwo bumenyi ufite utabwihererana. Hanyuma hano ushobora kuba ati science club member, wabaye umuyobozi runaka, participated in science club activity including solar energy research project, bavuga ko wabaye umunyamuryango muri club runaka. Ntabwo wasoza segonderi utarabaye umunyamuryango muri club runaka. Ibyo byose uhita ubigaragaza muri iyi extracurricular activity cyangwa muri ibi bikorwa by'inyongera wagiye ugira. Hanyuma hasi y'uhashuvuye uhita usimbuka utundi turongo tubiri ukaza ku cyo bita language, indimi uzi, ukandika hasi ukandika Kinyarwanda native bivuze yuko ari ururimi kavukire. Hasi ukavuga yuko uzi English good, ukizi neza. Igifaransa ukabivuga ndetse n'izindi ndimi ugiye uzi bitewe n'indimi wowe ubwawe uzi yuko uzi. Hanyuma hasi iyo hashoje uhita wandika utaruka utundi turongo tubiri ukandika reference cyangwa abantu bagutangira ubuhamya. Utanga abantu batatu bonyine. Abantu batatu vuga abantu bagendanye n'ibyo wize. Niba uri umunyeshuri vuga yuko master, ukabivuga ukandika wenda izina ry'uwo muntu, ukandika master runaka w'ikigo runaka, master wakarongo ukandika ikigo runaka, master ukandika ikigo runaka. Hanyuma rero wowe niba afite email cyangwa afite telefone ukayishyiraho, dore yuko hari igihe bamubaza ayo makuru. Hanyuma hasi ukandika irindi zina ry'umuntu wagutangira ubuhamya ndetse n'icyo akora. Hanyuma hasi ukandika undi muntu wa gatatu ndetse ugatanga na contact zabo, haba telefoni, email bashobora kubabonaho. Icyitonderwa rero hano ubu CV yawe iba irangiye. Hano icyitonderwa naguza n'ibintu byo gusinya, nagusinya hano bibamo muri CV. Hanyuma ikindi ugiye gutegura CV ugashyiramo iyi reference cyangwa bagutangira ubuhamya, banza ubateguze ubabwire yuko bashobora kubabaza amakuru kuri wowe igihe bari ngombwa, bakabasha kuba bagutangira ubuhamya bwiza. Niba bavuga ati iki ni cyakira. Icyo gihe rero iyo ubikoze neza umenya yuko iyi CV yawe igizwe n'ibi bintu, umenya yuko izagufasha mu gukompeta n'abandi bakoze izindi CV zisaba buruse. Hano ni kuri Ityazo TV tubategura amakuru y'ingenzi ku banyeshuri bashoje ndetse n'abashaka akazi, ndetse tukabagezaho amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, haba ku burezi ndetse n'amateka n'ibyegeranyo. Hanyuma ikintu ugomba gukora kugira ngo udacikwa, kanda subscribe, ufungure inzogera yawe kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi nama tugenda tubategura hano ku Ityazo TV. Hano iyo utsinze natwe tuba dutsinze, niyo ntego yacu. Icy'ingenzi ni uko ugomba kubona amakuru agukwiye. Hanyuma sharing video ureke kwihererana aya makuru kugira ngo n'abandi bashuti bawe bayibone. Hanyuma uyasharinge kuri WhatsApp ndetse n'izindi mbuga. Iyo usharinze ubu dufashije mu kwamamaza ubu butumwa bwiza, dore yuko hari abantu benshi batari bazi no banga ryo gukora CV, bakifashisha format ya CV bakoreshaga muri segonderi, dore yuko ira CV nago yari yuzuye, hari ibintu byinshi yaburaga. Rero turabakunda cyane, reka duhure mu yindi video igiye gukurikiraho.